Ndabasuje inshuti bakunzi ba Boss Papa, nizere ko mumeze neza mwe mwese mukurikira ibiganiro byacu ndetse n'ibintu bitandukanye dushyira kuri channel yacu. Mwe mwakoze subscribe ndetse namwe mutarayikora, ariko twabakangurira kugira ngo mukore subscribe kugira ngo mujye mukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye bica kuri channel yacu. Burya rero nkuko tugeza ibiganiro bitandukanye, uyu munsi tugiye kubagezaho kimwe mu bintu navuga ko bikomeye cyane, uko burya baravuga ngo nta mwana ujya uvuka ngo ahite yuzura ingobyi, ariko nanone nta n'umwana uvuka ngo ahita agenda, atangirira gato agatangira agenda akambakamba buhoro buhoro agahita akura akaba umuntu mukuru ndetse akazavamo n'umuntu ukomeye. Ni no muri business niko bigenda, no mu bindi bintu bitandukanye, umuntu atangira buhoro buhoro akazageraho akaba umuntu ukomeye ariko yahereye hasi. Uyu munsi rero ndi kumwe n'abantu tugiye kuganira bakatubwira ibigwi byabo, abantu benshi barabazi cyane ariko bagiye kutwibwirira inzira yabo kugira ngo bagere ku byo bagezeho. Ni mukanya nimuze gucikwa. Mbaye ikaze nanone mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ngiye ugiye kukibagezaho ndi Amandine. Reka dutangire rero tuganira n'umutumirwa wacu uyu munsi, nako sumwe ni babiri ariko reka mere kuri umwe. Muraho neza? Muraho. Muratangira mutwibwira. Kwagitima kwa mwambiri kwa mwatatu aho ni Kenya rundamwo, banyita amazina yanjye nitwa Nsengiyumva François eke ubita igisupusupu. Barakoze cyane, mwamwumvishe ko ari gisupusupu. Ndi kumwe n'undi mukobwa rero hano wakoze nawe ibintu bidasanzwe, abantu baramumenye, reka twibwirire kugira ngo mumenye. Muraho neza? Muraho. Nitwa Miss Josiane, abandi Miss Popirariti mwaka wa 2019. Murakoze cyane. Murabona ko rero ko ndi kumwe n'abantu bafite amazina akomeye. Bagiye gutangira rero batubwira urugendo rwabo rw'ubuzima kugira ngo bafite aya mazina, umwe ari Miss Josiane undi ari gisupusupu, kugira ngo babe babigezeho se byagenze gute, byatangiye gute. Uratangira utubwira. Murakoze. Ndi umuntu nagendaga mu muhanda mfite mbere bundi numva bitwa umuduri, mu kinyarwanda n'umuduri, mu kirundi bawita igobori. Ubwo ndi umuntu wacurangiraga amafaranga igiceri cy'ijana, ariko urugendo nagenze ni rwinshi. Hari uburyo nagendaga inkweto ukabona yahengamye, genda miga igiceri cy'ijana. Ngiye ku bwanjye numvaga ntari bubone umuterankunga, ariko kubw'Imana naramubonye. Ubahongeze harenze hahandi nacurangiraga igiceri cy'ijana. Murakoze. Kugira ngo ubone umuterankunga byagenze gute? Sinakubeshya ngo wenda natekereza ngamvuga ngo namubona. Ni Imana, ntago navuga ngo ni ngi. Oya, ni Imana yatumye inyegereza ari muko. Wavuye mu aho wari uri wacuranga igiceri cy'ijana ujya kumushaka, byagenze gute kugira ngo muhure? Nanjye ubwanjye sinakubwira ngo naramubonye, no kuvuga ngo narindikira mu ruzi. Ngiye kumva hari umugore bita Ana avuga ati ansanga ahantu bita Gisenyi mu gasante mu gasoko kabaga iwacu, ko nagendaga ncurangira ijana. Sinumvaga navuga ngo nabona umuterankunga, ibyo sinakubeshya ngo ngende nihamye, ariko kubera kubw'Imana umuterankunga nese mubona. Nagiye kumva numva aramamaga ati ndagushaka iwanjye Kigali. Si Kigali hano nazi, ndarara he, biragenda gute? Numva n'inzozi ziremereye nyinshi. Nibwo bwa mbere ugeze i Kigali? Nibwo bwari ubwa mbere. Nubwo nageze kwa ari mukuru arinda, ndavuga ati se ngiye kubwanye nase nk'umuntu usa n'ubonekewe kabisa. Urumva ugomba ku giceri cy'ijana, nibwo ndeba undi Musanze mu majyaruguru barambona ibintu, mbega ibintu ni fresh to.
ugikandagiza ibirenge byawe muri Kigali ukabona amazu ukabona imodoka nyinshi miyo shusho nanjye ubwanjye ibyishimo byarandinze ari nubwo natekereje ndavuga ati se abantu baza kundya ko bajya bavuga ngo Kigali ngo Kigali ngo Nyarugenge ngigendwa n'uyizi ubu koko geza ndavuga nti mare ni bibi byawe n'ibibi byanjye nuko nabonanye na Mukurarinda. Ugeze kwa Mukurarinda wakize muri studio byagenze gute ukinjira muri studio bwa mbere byagenze gute? Muri studio byaranonze cyane ku buryo namaze n'iminsi ngaho 3 ndwaye umutwe. Urumva burya uzarebe iyo umenyereye kugenda ucuranga gutya hari ibyuma bagushyiraho gutya byonyine bikumera n'amatwi ugatekereza ukavuga ati si ibintu bizatungana. Ngiye kubwanjye numvishe ari ibintu mbega n'ibintu nishimiye cyane. Ni Imana nta kintu umuntu yakongeraho cyangwa se ngavuga ibigambo byinshi ngo cyangwa se yongereho kuko ibintu byose ni Imana ibikora. Uko wabigenza kose Imana itakubwiye ngo genda ugire gutya ntago bibaho. Ukoze indirimbo ya mbere ugiye kubona abantu barayikunze wabyakiye gute? Nge nabyakiriye neza cyane. Nge kubwanjye numvaga ko indirimbo nakoze numvaga nta nishingiro ariko nagiye kubona mbona abantu barayikunze bati komerezaho fatiraho nanjye mpita mfatiraho. Hanyuma rero urugendo rwa studio rarutubwiye umunsi wa mbere ujya kuri stage byakugendekeye gute? Umunsi wa mbere nabonaga ibikonyoze nkavuga ati bisi melody nkabona ba Miss abangaba nkavuga ati se bari abantu buriya ndavuga ati ndahagarara gute biragenda gute ariko kubw'Imana nanjye nagiye kubona mbona nanjye ndabikoze tu. Ngewe uzareba iyo uhagaze mu bantu byonyine nanjye ubwanjye nabonye abantu bari hariya yego nacurangiraga mu isoko ariko mu bantu bo mu isoko umwe abakina utwe agiye kugura utuntu undi hari ugutega amatwi hari utagutega amatwi hari abavuga ati uriya ni umusazi ukabihorera ariko nagiye kubona kugira ngo noneho hari igihe uhagarara ukavuga uti aba bantu niwe bateze amaso niwe ugiye kugira ute niwe bagiye kureba. Navuze ati se abantu nanjye ubwanjye navuze ati se ndaririmba gute? Yego kubera Imana n'ubundi iburya nta kintu wakora utari kumwe nayo ntazagira umuntu ukubeshya niyo ushobora kugenda ariko Imana itavuze ngo iki kiri bukorwe ntago kiba kiri bukorwe. Ku bwanjye rwose byabaye inzozi ariko Imana yarazirotoye mbona ndavuga ati amen. Turagenda dukomeza tuganira reka na mwise neza Josiane nawe atubwire urugendo rwawe kugira ngo ugere muri Miss Rwanda. Icyo gitekerezo cyaje gute byagenze gute byatangiye ungana gute? Murakoze kugira ngo ngere muri Miss Rwanda ni ibintu numvaga niyumvamo muri ngewe numva mbikunze kandi mfite umuhati wo kubikora. Rero nkomeza kubitekereza gutyo uko nagiye ngenda nkura numva nkunze Miss ngira n'umugisha mu gihe yenda navuga mu gihe cyanjye Miss ihabwa intebe kurusha uko nakuze bimeze. Nyuma yaho rero naje gukora agashya ngenda n'amaguru ngiye kurushanwa n'abandi. Ibyo bintu byamesheje amahirwe cyane yo kuba narabashije kumenyekana bikamesha amajwi ndetse nkanarabonye ikamba rya Miss Popirariti cyangwa se Nyampinga wakunzwe. Kugira ngo ugende n'amaguru ese nuko wabishakaga cyangwa yenda hari ikibazo cy'ubushobozi ubu byari byagenze gute? Ubwo nanjye byaranunguye sinzi uko nabyita byaranunguye nisanga ngenda n'amaguru. Gusa ariko nyine nta mafaranga nayo ifite nashidutse nta mafaranga mfite kandi ngomba kujya muri Miss biba ngombwa ko ngenda n'amaguru ngerayo. Uravuga uko byagenda kose ndabiharanira ndaba Miss uko byagenda kose ntitaye yuko ngiye gukoresha amaguru ngomba kuba Miss. Rero byanangendekeye ko nabyifuzaga. Yego umaze kugenda n'amaguru abantu burahageze ukihagera ukibona abandi bakobwa mbwira ishusho ukuntu wahise ubitekereza? Ntago byanunguye nta kintu cyane ko abakobwa nsanzwe mbabona narabakurikiraga nkuko natangiye mbivuga nakurikiraga iryo rushanwa abakobwa bajyagamo nari mbazi. Rero numvishe nyine ari ibintu gusa narishimye cyane ko mageze nshimishwa nuko nanjye mbashije kuba nujuje ibisabwa
nkaba nemerewe kujya kurushanwa. Wowe ugereranyije n'abandi bakobwa ukigera muri Miss Rwanda, abantu bose babonaga bavuga ati Josiane, Miss Josiane, umukobwa waje n'amaguru, uko kuntu ntabwo byagutumaga ucika intege? Oya, ntago nacikaga intege, kuko numvaga kuko biri kose ibyo kuvugwa nabwo bifite amanota bihesha umuntu, ibyo bavuga byose ariko wavuzwe numvaga nta kibazo, kuko ntago ntekereza kujyamo, numvaga ko nta muntu uzabunzi, mbega nzaba nderema Imana yanjye, mbega ndi uwo ngo gusa, ariko nta muntu nzi. Ariko yo kuba barafataga umwanya wabo, burya iyo umuntu afashe umwanya akagutekerezaho, yakunenga, yagushima, ariko nawe burya uba mu gihe bamutwaye umwanya. So rero numvaga binshimishije, nkumva ahubwo birampa imbaraga, nka kwa kundi umukinnyi ari mu kibuga akajya yumva abantu hanze bavuza induru bogeza, arushaho kugira imbaraga. Nanjye rero ibyo bavugaga byose ntabyitayeho, byaba byiza byaba bibi, byampaga imbaraga. Dusubiye inyuma gato, ukiri mu rugo iwanyu kera, ukiri umukobwa muto, watekerezaga ko wazaba Miss? Ntabwo nabitekerezaga na gahora, gusa narabikundaga, ariko ngewe ku giti cyanjye ntabwo numvaga ko birimo, ntabwo numvaga byaba. Hanyuma nawe ukigera bwa mbere baragutoranyije, cyane ko ntago hari imbaga nyamwinshi, noneho mugiye mu gutangira noneho muri boot camp, byakugendekeye gute? Nyuma yo kurenga hariya mu ntara, byagezeho gusa mbere ko tujya muri boot camp hari andi marushanwa yabaye pre-selection. Icyo gihe nagiye numva nishimye cyane ko abantu benshi bari banyisheje yuko turi kumwe, baba bari bahari yaba batari bahari, bose bari banyisheje yuko turi kumwe. Ibyo rero byampaye icyizere cyinshi, birantinyura, none nkajya numva ndi kuvuga nisanzuye, kandi ndanabashimira ko batanengushye. Hanyuma nyuma ugeze ku munota wa nyuma, ugiye mu kwiyamamaza, noneho hahandi uvuga uti tugiye guhangana n'abakobwa, barya mwari 15, twatangiye turi 20, dusigara muri boot camp turi 15, ariko mbere yaho twari 37. Muri bari 15 rero nibo navugaga, mwahatanaga muvuga uko byagenda kose hano ravamo utwara ikamba, abe Miss Popirariti, abe Miss Heritage, abe Nyampinga w'u Rwanda, n'ubundi aho hantu ntago haguteye ubwoba? Miyo shusho noneho mbwire, muri cya gisare kirimo abantu benshi, kirimo abajaji, kirimo ibintu byinshi n'ibibazo utiteguye, ukuntu byari bimeze? Kira gihe mbere na mbere bwo nje numvaga afite n'amahirwe wenda abandi badafite, uko byagombaga kugenda kose numvaga yuko ikamba rya Miss Popirariti naryo nabonye ngomba kuribona. Ibyo byonyine numvaga binkomeje, n'abantu nabona irindi nabona ryonyine, biranshimisha kandi biranamfasha, kuko burya gukundwa n'abantu n'umugisha utabona aho ukura, ntago wabigura amafaranga, ntago wabyingingira, ni umugisha Imana iguha. So rero numvaga agaciro ka mbere ari iryo kamba kurenza uko wenda nabona n'irindi, nubwo ari ryo wenda narigiyemo nshaka. Hanyuma nyuma yuko kwamamara umaze kuba Miss Popirariti, nubwo bwose wavuga uti abantu nabonaga bankigikiye nza kuba na Miss koko, wowe byakiye guta ko kanya bakimara kuguhamagara bakakwambika ririya kamba? Nabyakire nk'Imana ikomeye y'Imana. Naje Imana impaye impano, iranantunguye kuko ntago niyumvishaga ko nakundwa kuriya, ntago niyumvishaga yuko naba Miss Popirariti. Numvishe rero nshimye Imana ku mutima, ndabona Imana umurimo watangiye urawusoje. Turacyakomeza n'ubundi mu kiganiro cyacu, aho turi komeza tuganira n'aba bastari bacu batubwira urugendo rwabo. Umuntu atubwiye uko yageze ku ikamba, undi atubwiye uko yageze ku buhanzi bwe, ariko none reka twizire mu buzima busanzwe bwa buri munsi nyuma yuko bamaze kuba ibyamamare. François, ubungubu wenda ukiri mu kwara ku muhanda, ushaka kwigendera kwicara ku muhanda ukinywera urwagwa, aho ushaka hose, wagenda ukigurira avoka mu muhanda ukayirya, nta muntu ari kuguhanga amaso ngo avuge ngo wabikoze. Ubungubu kugenda mu muhanda aho ushaka hose wagenda nta kibazo, nta kintu byagutera impungenge, cyangwa ushaka kugenda ukaba wafata agatsiko ku muhanda ari hose? Oya, ako ngako iyo wakuze ubundi wowe wakuze, urumva nukuvuga ngo iyo wakuze urabona umwana, ubundi umwana ni mutoya afata bombo akagenda nyunya mu nzira, ariko none iyo wakuze ugira akabazo, basange wayura mu muhanda uri umuntu w'umugabo bibaho? Oya, ibyo ngibyo harimo itandukaniro. Josiane,
abakobwa nzi ko hari utuntu ugenda wirira akabiswi utuntu nyine ku buryo wumva nta kintu bigutwaye. Kuri ubu ngubu Josiane ugereranyije na mbere utarajya muri Miss Rwanda, n'ubu ngubu noneho kuri uzikora Miss Josiane, Miss Popirariti, Miss w'abaturage bitoreye, abantu bose bagenda bakomera amashyi, kuri ubu ngubu mbwira ishusho yawe mu muhanda mu buzima busanzwe. Mu muhanda n'ubundi ndagenda, usibye ko nambere hose ko ntago nakundaga kugenda ngenda ngira ikintu njya mu nzira, ariko ubu ngubu nyine ngenda uko biri kose nitwarika, cyane cyane nkunda kwitonda nsuza abantu bose, muransuza nkamwereka ibyishimo, kuko nzi ko uko biri kose abantu babashaka kumenya ngo ari irata umugome ameze ate. Ibyo nibyo byahindutse kuri njye mbere yuko bitabagaho. Mbere narigendera guko nshatse, ariko uyu munsi wa none biba bisaba ngo umuntu gende muha umukono undebye anyitegereza pepere basi, nicyo cyahindutse. Ubu rero hano hari François, hari na Josiane, mwari musanzwe muziranye? Nge nago usibye kumubona kuri televiziyo gusa, ntago nari nubwa mbere turanye mbona nkubona. Wewe wari usanzwe uzi Josiane? Josiane yanjye namubonaga kuri televiziyo, ariko najye nkubonye mbonye nkubona itu, kandi n'ibyishimo kubera Imana. We François wari umuzi? Nari muzi ko yamamaye cyane cyane kandi mu gihe gitoya gishoboka. Rero abantu bose ubu n'umwana mu nzira urahura ugasanga kuri ibi ndirimbo ze, nk'ubu rugero ngiye ahantu mba ubu ngubu hirya rero mba numva abana baririmba indirimbo zose mva banazidusha se, izi ndirimbo muzigira hehe koko? Ubwo rero rwose biranshimishije kuba mubonye. François arambwiye ngo yagufanaga, nawe nuko? Cyane, ubwo urumva ari njye wasigara. Ati nanjye nari umufana wa François, buri wese ni umufana wundi. Hanyuma rero mutubwire, uyu nguyu ati nari nkuzi nk'umukobwa washishikaye akagera ku kintu runaka. François nawe batubwira urugendo rwumvije ko rugoye kugira ngo abe yararugezeho nka Josiane. Noneho muri ubu ngubu mu bikorwa bya buri munsi, haba wowe haba na François, hari icyo muri gukora kugira ngo mukomeze kwiteza imbere mu buzima bwanyu ndetse n'abakunzi banyu barushaho kubabona mu ntego mufite, yaba no muri public yanyu, mu bafana banyu, yaba mu myitwarire n'ibindi bitandukanye? Niki muri guteganya muri ubu buzima bwanyu bwa buri munsi? Nibyo koko abafana bacu bakeneye ko tugira udushya tubahishira, gusa njye nababwira ngo bashonje bayishiwe, bashonje bayishiwe rwose, bitegure vuba cyane. Fara, ngo urateganyiriza iki abafana bawe? Abafana se kuba noneho dore nakarusho kuba ndi kumwe na Josiane Miss, nakarusho gakomeye, natwe tuba mbega bashonje bayishiwe tu, urumva tuzakubura ukweto. Nabo ngo hari ikintu muri kubategura? Yes, tugashyashya turashaka kubereka ko uyu mwaka tugiye kuzawutambuka, n'ubundi tubasigiye utwiza, bakavuga bati koko bari abantu n'abantu bari mu kirere. Yes, turi kukubura ukweto paka. Dore ko nasuye ni Musanze, nongeye n'amagarutse ubu n'ubwa gatatu. Ngiye kubabaza utubazo navuga ngo ni TikTok, murahita munsubiza, ntimubanze gutekereza cyane. Josiane ni mwiza cyangwa ni mubi? Josiane ni mwiza. François azi kuririmba ntago abizi? Abizi. Mwese ko muri kuvuga ibyiza gusa. Fara, Imana ikubwiye bwa mbere na mbere ngo gira ikintu yisaba muhuye, wayisaba iki? Nayisaba ubwenge. Wayisaba iki? Imbaraga. Imbaraga ubwo zimeze gute? Imbaraga zo kwizera birenze, kandi n'imbaraga zo kuba nakoresha ukuri. Umuntu aje akakubaza agutunguye ngo umukobwa mwiza numeze gute, wamusubiza ngo umukobwa mwiza numeze gute? Umukobwa mwiza nukora ibijyanye n'ibyo abanyarwanda bose bakunda ndetse n'Imana. Wanje kubitekereza? Ntabwo nabitekerejeho. Josiane, umusore mwiza kuri wowe numeze gute? Nuzi guhagarara ku ijambo yavuze, uko yaba ameze kose. Byonyine kuba azi guhagarara ku ijambo yavuze kandi azi gufata umwanzuro, byonyine bimugira mwiza. Hanyuma njye kubaza akabazo ka nyuma, uzi kuririmba? Oya. Fara, uzi kuririmba wowe? N'ibisanzwe. Njye n'ibisanzwe, nta n'ikibazo gihari. Akuzikura? Cyane. Ako kana. Josiane, no mu rusengero tuvuga ngo ntago ujya uririmba? Mu rusengero ndarimba kubera ko tuba turi benshi, turi abantu barenze 3 turenze 10,
biroroha ariko nk'ubu ngubu ntago byakundira. Nakaye karirimbo mujya murimba nko mu rusengero? Mu rusengero tujya turirimba indirimbo y'149 urayizi? Yitwa ngo iki? Mbega urukundo rw'Imana. Ririmba aho twumva. Cyakoze umpaye urupapuro nkandika bwo birumvikana ariko kuyiririmba. Ubu tujemo ngiye na François turenze umwe tugiye guhita turirimba iyo ndirimbo duterere. Kandi wumva ari byo bigoye birangoye ariko kuko nakubwiye amagambo yigize ahubwo ndazana nk'urupapuro nandike ariko kuzamura amanota y'iyo ndirimbo rwose ni ikibazo. Mbega urukundo twagiye rw'Imana yacu n'abarundo Josiane ari kuririmba yiyongorera Bara. Yes. Agiye kuturapira. Kiwe tumushe ni kandi bukuku nanjye tumushe ni tumuga tangi musaza ufata umwana fatuwe mwana kongera nako ngako Mumaze kwiyumvira ko François ni umuraperi nabyo ngo yabikora. Josiane yaduturiye rimbaga yiyongorera ariko bimeze neza cyane. Reka mboneho kubashimira mwe mwese mukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Nubundi batubwiye ko bari kudutegurira projet, reka tuyitegereze iyo projet ngizabigurukira mu kirere. Niko François yatubwiye, reka tuyitegereze kugira ngo twumve uko bizagenda. Ntimuzajye kure kandi mukomeze gukurikira ibiganiro byacu byo kuri channel yacu kuko duhora tubazanira ibyiza. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza. Wagitiba kwa mwambiri kwa mwatatu anditse nyarudamo tichange mukobwa uraberewe ichange neza mukobwa uraberewe yewe nyabusawe uraberewe mwana nakunze Maria we mwana nakunze Maria we umusatsi wose yawukubise kupe amabere yose yarayateretse amatako ye kandi inamatomati nindi ruserukana amakozi rw'amabara umukavuzi igeze imbere ntabwo jya nkangwa mubi imbere Rwanda nziza urakomeye uzazurebe mu Rwanda Rwanda nziza urakomeye